disi barakwereka hano tutangiranye n'umusore mwiza yicaye ahantu muri jaride, ubu bigaragara ko arimo araruhuka, ari nako areba ku isaha afungura igikapu, sinzi ibintu arimo arareba. Biragaragara ko ari umusore rwose w'inararibonye ukunda gusoma ibitabo. Ako kanya yahise afata igitabo akura mu gikapu cye maze atangira gusoma ibitabo nk'ibisanzwe, kuko yarimo araruhuka ari ahantu hari open space. Ako kanya cyicaye haje umukobwa usa nk'afite ibibazo yitonganya, abaraguye hasi. Umusore aravuga ati uriya mukobwa mwiza ziziki, agenda agiye kumwegura umukobwa aramutuka. Amaze kumutuka umusore aravuga ati mumbabarire rwose, ari nako asubira kwicarira agakomeza kwisomera ibitabo byiwe. Umukobwa nawe rero aho yarari byagaragara ko afite stress, afite ibibazo, yacanganyikiwe, mbese nta nkweto yari yambaye, meze nk'uwanyweye inzoga. Umukobwa nibwo yaje yegera kuri ya ntebe wa musore yicayeho, aricara yifata mu mutwe, bigaragara ko yacanganyikiwe. Ari nako umusore akomeza gusoma ibitabo, ariko akajisho kakakanaga ku mukobwa mwiza w'ikizungezo wabonye ko wishwe n'ibibazo. Yes, nuko umukobwa rero nawe akijisha maze akamureba, yamureba urareba iki se? Umusore nawe yareba ku ruhande umukobwa, umusore nawe akamureba. Umukobwa nawe niko yahise akomeza amuganiza avuga ati umbabarire mu kanya, ndakubangamiye, ndagututse, nkwitwaye nabi, ariko umbabarire. Umusore ati oya nta kibazo, ntacyo bitwaye rwose, nta na kimwe. Umusore akomeza kwisomera ibitabo byiwe. Umukobwa ari nakajya muri telefone, maze umukobwa amufata telefone asanga telefone yapfuye, telefone yashizemo umuriro. Maze ahita abwira umusore ati wantiza telefone ko yanjye ifite ikibazo. Maze umusore aramubwira ati nta telefone mfite, ati telefone yanjye ntayo mfite none rwose, hari ibyambaye ejo bitayenze neza, telefone yanjye yaramenetse. Nuko rero umusore akomeza agenda amusobanurira, amubwira ati ariko hano hafi hari service center aho watira telefone ya rusange maze ugahamagara umuntu ushaka guhamagara. Maze umukobwa amubwira ati nta kibazo rwose byihorere. Maze amubwira ati umbabarire nanone kubwo kukwitwaraho nabi mu kanya, nanjye sinzi ukuntu nayemeze, nari mfite ibibazo. Kuko niko yakutse n'inkweto ahita ashaka kwisitaza ku musore, amwibambazaho. Nuko arongera aricara. Bigaragare ko umukobwa yakunze umusore nawe yamukunze, ariko akomeza kugenda yijisha. Nuko umusore aramubwira ati se urimo urava mu maraso? Yabonye nyine afite igikomere. Umusore akibona ko afite igikomere ku kaguru, maze akuramo imiti yari yagendanye, maze aramuhereza ngo yivure. Umukobwa yego komana, ibi se ugendana ibi ngibi mu gikapu? Umusore nawe aramusubiza ati, ahita amwereka ko yakomeretse ku kaboko, aramubwira ati ejo hashize wari umunsi mubi. Nuko ahita amuha umuti maze nawe atangira kwivura. Yaramaze kumubwira ko ejo hashize wari umunsi mubi, yagize ibikomere, akaba yagendanye imiti kugira nyine aze kwipfuka igihe nikigera. Nuko umukobwa niko yafashe imiti maze agerageza kwipfuka yarebe ko yakira igikomere yari yagize ku kaguru. Nuko umusore arakomeza amubaza ati ni gute abakobwa nkamwe bagenda mu nkweto ndende? Umukobwa nawe aramusubiza ati bwari ubwa mbere nari nzambaye, ariko dore ibyo zankoreye zanteje ibibazo rwose. Umusore ati okay, nta kibazo rwose, wihangane, uzagenda ubimenyera gake. Umukobwa ari nako akomeza kuganira n'umusore, mbese ubona ko bashimanye. Amwereka urukweto, amubwira ati izi nkweto zanjye nazo zahuye n'iki kibazo maze zirashya munsi, ubwo nari ndi muri shoot. Umusore aramubaza ati se ngo iki? Ese umufilm maker cyangwa uri umukinnyi w'amafilime? Umukobwa aramubwira ati wapi, njyewe ndi photographer, mbese ndashutinga, ndifotoza, mfata amafoto, byose ndabikora. Yes, niko bakomeza kugenda baganira, ariko ubona ko hajemo akantu k'urukundo, ibintu ari sawa, bari romantic. Yes, niba wakunze rero iyi filime, twagusaba gukora subscribe na comment kugira ngo tuzakugezaho part 2. Mwakoze nge mwabanaga ni Manzi the creator.